shama ngo umenye Yesu, ajya gusura ugenda, agusure usinziri, agusure uri gusenga. Iyo wamenye Yesu neza aragusura, lela aragusura akakumenyesha amakuru. Iyo wamenye Yesu neza aragusura akaguhishura ibishwe. Yesu Kristo ni umujyanama, ni umutambyi mukuru, ni Kristo umwana w'Imana. Haleluya! Kumenya Yesu, iyo wamumenye neza, ibikomere birashira. Arimo asenga yiyoberanya, numva ijwi ramwe ngo berarisi mwana wanjye, hindura iparato, igihande cyanyu kiraroze, icye nikiroze. Kumenya Yesu byaguhindura ubuzima. Ntukangwe nuko biyoberanya. Nuba waramenye Yesu neza ntabwo bazaguhitana, uzababana, uzarama. 2025 uzarama. Ndakwifuza kumenya Yesu. Duhindura iparato, parato ndayikatisha, nyerekeza iwe, igihande kizo nyerekeza iwe, arya ibiroze by'ibizima. Ikibazo uyu munsi dufite mu itorero, ikibazo kiri ku isi, abantu bamenye idini ariko ntibamenye Yesu. Ni ikibazo gikomeye, kigoye ubuyobozi, kigoye isi, ni ikibazo gikomeye. Abantu baramenye Yesu ntabwo byavuna igihugu, ntibyavuna leta, ntabwo leta yakiriye mu madini, ariko ni ikibazo gikomeye ko abantu bamenye idini ariko ntabwo bigeze bamenya Yesu, ntabwo bamenye Yesu. Inayo mpamvu usanga uyu munsi wa none abantu benshi ntabwo bagikunda gusenga. Abantu benshi byo gusenga byarababihiye kubera yuko umuntu ajya gusenga bakamwibiramo. Umuntu ajya gusenga akataha yakomeretse. Hari umuntu twanganira amubuhamya, ambwira uburyo yagiye gusenga ahantu yahise hazinukwa. Yagiye gusenga ngo baramubwira ngo nafata amafaranga, abakristo bafata amafaranga, umwe ayahereze mugenzi we, undi ayahereze mugenzi. Mwumve umuntu utaramenye Kristo ko nawe ari igisambo. Dufite abantu bahagara ku dututi ari isambo. Yari umukristo ugiye mu nzu y'Imana ashaka Imana. Bishop aravuga ati umwe nafata amafaranga ayahereze uw'inyuma ye, undi ayahereze uw'inyuma ye. Amafaranga baraherekanya, aragenda agera iyo agomba kugera kuri aritari. Agezeyo barayasengera ntiyagaruka. Ntibavuze ngo bitange, ntibavuze ngo bature. We yarababwiye ati muherekanye amafaranga bayasengere aveho umukoshi. Ariko amafaranga ava mu gusutira ko bayasengeye n'umufuka dayimoni zikagenda. Mwene data yarambwiye ati narahazinutswe. Amafaranga yari afite babara yamukijije. Mana ishimwe yakoresheje leta iryo dini bararifunze, ariko mwoka byaramwe. Ubu muri iyi minsi mikuru nimutamaso barabiba. Muri iyi minsi mikuru nimutamaso barabiba, baraboma. Mwene data ategereza ko amafaranga bayagarura, araheba. Kandi bavuze ati amafaranga muyohereze tuyasengere, agenda uko. Iyo utamenye Yesu bigisambo cyo mu idini. Turambiwe abantu bavuga Imana ariko ntayo bafite. Ukeneye kumenya Imana mu buzima bwawe, ukavuga Yesu wamenye, Yesu ruhura, Yesu wagukujije. Ikibazo isi ifite ntabwo abantu bamenye Kristo neza. Kandi si ibya none, ni ukuva kera. No mu gihe cya Yesu baramujijinganyije. Kereka Petero avuze ngo uri Kristo umwana w'Imana. Ntabwo ari bitunguranye, ahubwo nibyo abatubanjirije. Umva amabwire, impande zarinda ivuga. Ibisambo bikiri mu itorero, ariko harimo n'abakristo, harimo n'abakijijwe. Niyo mpamvu mbwira umuntu wese usenga kugira ngo ukire ibikomere byo mu rusengero.
banza umenye yuko mu rusengero atariho hari amahoro gusa, hari amahoro n'ibikomere. Nugenda nabi barakwiba, nugenda neza urahakira ibikomere. Niyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo nimuhunyure ibihanurwa ahubwo mubigenzura. Ntabwo ugomba guhinyura ubuhanuzi ahubwo mubugenzura. Hari abazakwibisha ubuhanuzi, hari n'ubuhanuzi buzaza buturutse ku Mana. Biragusanga ugenzura umenye ubw'Imana n'ubw'umujura, kuko nabo barazigana. Kumenya Yesu byaguhindura ubuzima. Impamvu abantu bafite ibikomere ni uburyo abantu bagiye bizera, bakizera abo bizeye bakabahinduka. Reka mbabwire bene data munkurikiye, Imana igukiza igikomere. Mwami Yesu agukiza igikomere mu izina rya Yesu. Ukiri igikomere ku buryo 2025 uzaba ufite amateka mashasha. Ndagusaba ngo umwami Yesu agukiza igikomere. Iyo wamenye Yesu neza ukamumenya, aguhindurira ubuzima. Yesu agabira Petero, amubwira ngo Petero ndakugabiye, ukakanda kugabiye, amugabira. Nta kindi cyatumye amugabira nuko Petero yamumenye neza. Yaravuze ngo uri Kristo umwana w'Imana. Oh, haleluya! Kumenya Yesu, Yesu arabyitegereza, aravuga ngo kuri wowe niho nzubaka itorero. Lela itorero. Iyo wamenye Kristo aragutoranya. Iyo wamumenye akurutisha abagenzi bawe. Iyo wamumenye aguhindurira izina. Ikibazo nuko abantu badashaka kumenya Yesu neza. Ukwiye gusohoka mu idini ugashaka Yesu neza. Uraho neza Dudone? Twese hamwe. Urakoze cyane, Imana igumugisha. Mpaye ikaze abantu mwese kandi ndashimira Dudone nawe uduhaye ikaze. Mugisha Imana mubeho. Hanyuma turahane ikaze n'abandi mwese mudukurikiye. Imana ibamugisha. Mazina yanjye nkuko bisanzwe ni Harerimana Werarisi. Intego n'ubundi turoni ya indi ngo kwambuka ufite icyo wambukanye. Ntago ari kwambuka imbokoboko, no kwambuka ufite icyo wambukanye. Ijambo ry'Imana tugiye kwiga uyu munsi, umutwe w'ijambo uravuga ngo kumenya Yesu byaguhindurira ubuzima. Kumenya Yesu bishaka guhindura ubuzima bwawe. Ushaka kumenya ibindi byose ntibiguhindura ubuzima, ariko kumenya Yesu byaguhindurira ubuzima. Ndifuriza umuntu wese unkurikiye kumenya Yesu mu izina rya Yesu. Mu byo wambukane kumenya Yesu. Naho hagira ibintu byinshi gucika, ariko kugafate kumenya Yesu byaguhindurira ubuzima. Turaza kurira muri Bibiliya umuntu wamenye Yesu bikamuhindura ubuzima, bakamugabira, Yesu akamugabira, akamuha amasezerano akomeye kubera kumumenya neza. Kumenya Yesu byaguhindura ubuzima mu mwaka wa 2025. Dore ko uyu nguyu twawurangije, ariko n'ubu ngubu no muri uku kwezi turimo tuwusoza. Kumenya Yesu byaguhindurira ubuzima. Ndabihamya neza kuko nzi neza ko Imana twakurikiye ni Imana itungurana. Ni Imana itungurana, ni Imana ifite imbaraga, no masegonda make yakora. Turabyemera. Mu masegonda make Imana yacu yakora, mu isaha imwe Imana yakora, mu cyumweru Imana yakora, kuri bunani yakora, kuri Noheli yakora, no muri aka kanya twicaye gutya Imana yakora. Upfa kuba gusuyize. Kumenya Yesu byaguhindura ubuzima, ntiwambuka utamwambukanye. Masengesho tumaze iminsi dusenga
narabasengeye, hari abantu bambaye ati kutajya iboneka cyane. Nabwe gusenga ntabwo ari ukuza kuri hano gusa, aho gusenga ni ukumenya uko usenga, ukegera Imana ugasenga, ugasengera abantu b'Imana. Yes, uvuga ngo dusenge kandi twanasenze, twagiye ahantu hatandukanye, twagize ibihe byiza kuri Sheri, twagize ibihe byiza Kimisange, twagize ibihe byiza hano hafi na Sheze mu Gasekero. Aho hose twavuze kwambuka ufite icyo wambukanye, urumva tutarasenze. Hanyuma rero mwese, abantu mwese mudukurikira hano kuri gusengerwa, nkuko nabivuze, Imana ibaho umugisha. Turaganira ijambo ry'Imana riri muri Matayo igice cya 16. Turaza gusoma ku murongo waho n'ubundi, ku murongo wa 16 n'ubundi. Matayo igice cya 16 turaza gusoma n'ubundi duhere ku murongo waho wa 16. Kumenya Yesu byaguhindurira ubuzima. Reka batange dusenga Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri Imana ishobora byose. Imbaraga zawe zirabohora, imbaraga zawe zirakiza, imbaraga zawe zirarema, imbaraga zawe zikora ibirenze ibyo umwana w'umuntu atekereza. Imbaraga zawe zirihagije. Nyemerera Kristo, umuntu tugiye kubana muri uyu mwanya ahabwa umugisha, imbaraga zawe zimubeho, umwuka wera amushigikire, igitinyiro cy'Imana kimube hafi. Kandi mwami, unyemerere Kristo, muri uku kwezi gusoza umwaka, mwami, uhe umuntu wese imbaraga zo kukumenya, yambuke afite icyo yambukanye. Urakoze mwami Yesu, uri kumwe natwe muri byose. Fasha buri muntu wese ujye kumvira ijambo, ndetse n'uzaryumva wese azahure nawe. Urakoze mwami, kubikoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Iri jambo riri Matayo 16 ku murongo wa 16 n'ubundi, ari ijambo rivuga ngo Simoni Petero aramusubiza ati, uri Kristo, umwana w'Imana uhoraho. 17. Yesu aramusubiza ati, urahirwa Simoni wa Yuda, kuko umubiri n'amaraso atari byo byabiguhishuriye, ahubwo anishimwe ni data wo mu ijuru, ni data wo mu ijuru. Uyu nguyu ni Yesu. Yari arimo aganira n'intumwa ze, arimo baganira kwakunda abantu bamuvuga butumwa. Yesu yafite intumwa bagendana, bicaye bari kwinegura, abanagamo akantu agira ngo arebe ko bamumenye. Asanga ntabwo bamumenye, kandi baragendanaga. Uzakuzi kumara igihe ugenda mu rusengero ariko utaramenya Yesu. Yesu abanagamo ijambo rimwe gusa, avuga ati, ubundi abantu banyitane. Abantu batangira kuvuga amazina atandukanye. Buri muntu wese avuga uko abishaka, avuga uko abyumva. Ariko uyu Petero, Simoni Petero aramusubiza ati, uri Kristo. Intego hano umwanya ni ngo kumenya Yesu byaguhindurira ubuzima.
hari ukuntu umuntu aba mu nzu y'Imana ariko ntamenye Kristo. Hari ukuntu umuntu aba mu rusengero ariko ntamenye Kristo. Hari ukuntu umuntu ashobora kuba muri korari ariko atazi Kristo, atazi Imana, atazi Kristo wari we. Wari uzi ko umuntu ashobora kuba mu materaniro ariko ataramenya Kristo? Aba bamujijinganyaga ababaza ntabwo bari abashyitsi, bari abantu bahorana na Yesu, bahorana nawe ariko ntabwo bari baramumenye, ntabwo bari baramumenye. Uyu Petero ndi kubabwira, Yesu yaramwishimiye, agera amwishimira, aramwishima, aravuga ngo kuri wowe niho nzubaka itorero. Nta kindi cyatumye Petero agabirwa umurimo, akagabirwa itorero, nta kindi cyatumye agera aho ngaho, ni ukumenya Yesu. Mana ishimwe. 18 havuga ngo nanjye ndakubwira nti uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Uyu Petero kumenya Yesu, kumusobanukirwa akamumenya bitumye agabirwa umurimo ukomeye. Niba hari igihombo kibaho namenye, nukuba mu rusengero ariko umuntu ntakizwe, nukuba hari kudakijijwe. Mwabantu munkurikiye muri ku migabane itandukanye y'isi, kuba mu by'Imana ariko ntumenye Yesu ni igihombo gikabije. Uyu Petero kumenya Yesu byamuhinduriye ubuzima. Ese wari uzi ko ubuzima bwawe Yesu yabuhindura umumenye? Wari uzi ko ubuzima bwawe uramutse ukijijwe ukamenya Kristo, ukamenya Yesu neza, byaguhindurira ubuzima? Wari ubizi? Ndakwifuriza Noheli nziza n'umwaka mwiza. Ndakwifuriza kumenya Yesu, ntumuvuge by'umuhango, ahubwo ukamenya ko ari umugabo umuntu amenya akamuhindurira ubuzima. Ntumuvuge byo gufana, ntumuvuge by'idini, ahubwo ukamuvuga waramumenye. Ntumuvuge kubera icyo umukeneyeho, ntumuvuge kubera serivisi umukeneyeho, ahubwo ukamuvuga waramumenye. Kumenya Yesu byaguhindurira ubuzima. Uzi kwambuka muri ya mwaka ukagenda mutari kumwe, ukambuka utaramumenya, ukambuka ukajya muri ya mwaka ukiri umujura, ukiri umusambanyi, ukiri umunywi w'inzoga, utaramumenya. Mbega igihombo. Uzi kwirirwa aho Yesu ari ukahirwa ariko ntumumenye. Uzi kwirirwa mu rusengero, ukirwa muri chapelle ariko ntumumenye.
dufite abantu birirwa mu nsengero ariko batamumenye, dufite abantu birirwa mu makorari ariko batamumenye, dufite abantu badiyakona ariko batamumenye. Niba hari igihombo gikomeye ni ukubaho utaramenya Yesu. Dufite abantu bakubita 40 ariko bataramumenya. Dufite abantu bakubita amasengesho yirindwi bataramumenya. Dufite abantu bamubyize ariko bataramumenya. Hari umudamu umwe wamumenye arwaye indwara yo kuva, arwaye icyago gikomeye yaranze kugikira byaramucanze. Amenya amakuru ko yageze mu murwa, amenya ko ari ahantu yageze muri quartier. Asanga abantu ni benshi cyane bari kumubyiga bataramumenye. Iyo utamenye Yesu uramubyiga, kandi kumubyiga nta kintu wamukuraho. Kumubyiga nta kintu wamukuraho. Ni gute babyiga Yesu ntibamumenye? Ni uburyo umuntu aba mu rusengero ntakizwe, ni uburyo uba mu murimo w'Imana ariko ntukizwe, ni uburyo uvuga Yesu ku munwa ariko atari ku mutima, ni uburyo umurata ariko utamufite. Umudamu arahagera asanga ababyeyi be, ababyeyi asanga abagabo, asanga abasore, asanga abakobwa, asanga icyumba cyuzuye ariko bari kumubyiga. Agira amahirwe aramumenya. Rera ene watayirefaye. Kumenya Yesu byaguhindurira ubuzima. Bakundwa bene data munkurikiye, nshuti zagusengarwa, ndabifuriza kumenya Yesu. Abantu benshi aho kumenya Yesu bamenye abashumba babo, abandi bamenya bene wabo, ariko iminsi mibi yije ntabwo bagutabara. Yesu niwe wenyine utazaguteza rubanda. Dufite ikibazo cy'uko abantu bamenye idini ariko batamenye Yesu. Ni ikibazo gikomeye cyane. Abantu bamenye idini ariko ntibigeze bamenya Yesu. Yesu yaratangara ariko abantu banyitana, yarabarebye abona batamuzi. Abataka abantu baramenye idini ariko ikibazo ni ukubaho utaramenye Yesu. Mbese we waramumenye? Mwene data nkurikiye, wowe waba waramenye Yesu? Dufite ikibazo. None se mwebwe mumbwira, abantu baba baramenye Yesu bagasambanira mu nsengero, bakarwanira mu nsengero, bagapfa amaturo n'ibyacumi, bagapfa imyanya y'icyubahiro, baba baramenye Yesu? Abantu baba baramenye Yesu bagapfa intebe, oya, ntibamumenye. Bamenye amadini ariko ntibamenya Yesu. Ikibazo gikomeye isi ifite, ntabwo abantu bamenye Kristo, kandi kumenya Kristo nibyo byonyine bihindura umuntu ubuzima. None se abantu baba baramenye Kristo, abantu bakarogana bari mu nsengero? Oya, ntibyashoboka. Nta muntu wamenye Kristo urogana, ariko uyu munsi abantu bararogana bari mu nsengero. Mfite urugero. Twavuye gusenga njye na mukuru wanjye, turatambuka duca ahantu, umubyeyi aratwakira ngo agiye kutugaburira. Ati haleluya abakozi b'Imana, muvuye gusenga twumva ngo ni umuntu w'Imana.
n'ahataramenye Yesu. Hari abantu binjira mu madirisha, Imana igukize mwene abo. Yemwe bantu b'Imana, ubagize amahirwe yo kumenya Yesu, Imana ikurinde mwene abo, Imana ibakurinde. Kumenya Yesu byaguhindura ubuzima. Mu byaradutekera tugira ngo atetse afite imuhe, naho ntazo ntiyamenye Yesu, ahubwo yinjiye mu idini kugira ngo aze kwangiza abantu. Dufite abantu batamenye Yesu, ahubwo baje mu idini, baje mu itorero kwangiza umurimo w'Imana no kuwangiza no kuwica no kutobanga no kukoza isoni. Dufite abantu binjiye mu by'Imana baza bataje kumenya Yesu, ahubwo baje baciye mu idirishya, baje kubibazo. 2025 ukwiye kuva kuri umurongo ukamenya Yesu. Mudamu aradutekera, teka gato gashyiramo inyama mbese aragateka neza. Uruhande rwacu ashyiramo uburozi, uruhande rwe ntiyashyiramo uburozi. Ibiryo bitwegereye arabiroga ashyiramo uburozi, ngo turarya ibirozi tujye n'ibitaroze. Kumenya Yesu bizakurinda gupfa. Kumenya Yesu bizagusimbutsa ibyago n'amakuba. Kumenya Yesu bizagusimbutsa iminsi mibi. Kumenya Yesu byaguhindura ubuzima. Wabuze ahantu, wabuze amahoro, wabuze ibyishimo, wabuze ahantu wahungira, ariko kumenya Yesu byaguhindura ubuzima. Nshuti y'Imana, umurozi arakuroga agasenga utaramenye Yesu. Munyedini, mupagani wo mu rusengero arakuroga agasenga, atera haleluya akagana gutongera. Imana ikurinde mwene abo ngabo. 2025 Imana izakurinde mwene abo, izakurinde mwene abo. Uwo mwaririmbaga mukaririmba kagutera inda, mwamuri kudansanya akabatwa telefone akayihisha, barinjiye batarahamagawe. Imana ikurinde mwene abo. 2025 turimo aratangira arasenga, numvijwe icama ngo umenye Yesu. Ajya gusura ugenda, agusure usinziri, agusure uri gusenga. Iyo wamenye Yesu neza aragusura, lela aragusura akakumenyesha amakuru. Iyo wamenye Yesu neza aragusura akaguhishura ibishwe. Yesu Kristo ni umujyanama, ni umutambyi mukuru, ni Kristo umwana w'Imana. Haleluya. Kumenya Yesu, iyo wamumenye neza, ibikomere birashira. Ari masenga yiyoberanya, numva ijwi ramwe ngo berarisi mwana wanjye, hindura iparato, igihande cyanyu kiraroze, icye n'ikiroze. Kumenya Yesu byaguhindura ubuzima. Ntukangwe nuko biyoberanya. Nuba waramenye Yesu neza ntabwo bazaguhitana, uzababana, uzarama. 2025 uzarama. Ndakwifuza kumenya Yesu. Duhindura iparato ndayikatisha, nyerekeziwe igihande kizo, nyerekeziwe arya ibiroze by'ibizima. Ikibazo uyu munsi dufite mu itorero, ikibazo kiri ku isi, abantu bamenye idini ariko ntibamenye Yesu. Ni ikibazo gikomeye, kigoye ubuyobozi, kigoye isi, ni ikibazo gikomeye. Abantu baramenye Yesu ntabwo byavuna igihugu, ntibyavuna leta, ntabwo leta yakiriye mu madini, ariko ni ikibazo gikomeye ko abantu bamenye idini ariko ntabwo bigeze bamenya Yesu, ntabwo bamenye Yesu. Inayo mpamvu usanga uyu munsi wa none abantu benshi ntabwo bagikunda gusenga. Abantu benshi byo gusenga byarababihiye kubera yuko umuntu ajya gusenga bakamwibiramo. Umuntu ajya gusenga akataha yakomeretse.
hari umuntu twanganira amubuhamya ambwira uburyo yagiye gusenga ahantu yahise hazinukwa yagiye gusenga ngo baramubwira ngo nafata amafaranga abakristo bafata amafaranga umwe ayahereze mugenzi we undi ayahereze mugenzi mwumve umuntu utaramenye Kristo ko nawe ari igisambo dufite abantu bahagara ku dututi ari isambo yari umukristo ugiye mu nzu y'Imana ashaka Imana Bishop aravuga ati bo umwe nafata amafaranga ayahereze uw'inyuma ye undi ayahereze uw'inyuma ye amafaranga baraherekanya aragenda agera iyo agomba kugera kuri aritari agezeyo barayasengera ntiyagaruka ntibavuze ngo bitange ntibavuze ngo bature we yarababwiye ati muherekanye amafaranga bayasengere aveho umukoshi ariko amafaranga ava mu gusutira ko bayasengeye n'umufuka dayimoni zikagenda mwene data yarambwiye ati narahazinutswe amafaranga yari afite babara yamukijije Imana ishimwe yakoresheje leta iryo dini bararifunze ariko mwoka byaramwe ubu muri iyi minsi mikuru nimutaha amaso barabiba muri iyi minsi mikuru nimutaha amaso barabiba baraboma mwene data ategereza ko amafaranga bayagarura araheba kandi bavuze ati amafaranga muyohereze tuyasengere agenda uko iyo utamenye Yesu n'igisambo cyo mu idini turambiwe abantu bavuga Imana ariko ntayo bafite ukeneye kumenya Imana mu buzima bwawe ukavuga Yesu wamenye Yesu ruhura Yesu wagukujije ikibazo isi ifite ntabwo abantu bamenye Kristo neza kandi si ibya none nukuva kera no mu gihe cya Yesu baramujijinganyije kereka Petero avuze ngo uri Kristo umwana w'Imana ntabwo ari bitunguranye ahubwo nibyo abatubanjirije umva amabwire impande zarinda ivuga ibisambo bikiri mu itorero ariko harimo n'abakristo harimo n'abakijijwe niyo mpamvu mbwira umuntu wese usenga kugira ngo ukire ibikomere byo mu rusengero banza umenye yuko mu rusengero atariho hari amahoro gusa hari amahoro n'ibikomere nugenda nabi barakwiba nugenda neza urahakira ibikomere niyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo nimuhunyure ibihanurwa ahubwo mubigenzura ntabwo ugomba guhinyura ubuhanuzi ahubwo mubugenzura hari abazakwibisha ubuhanuzi hari n'ubuhanuzi buzaza buturutse ku Mana biragusanga ugenzura umenye ubw'Imana n'ubw'umujura kuko nabo barazigana kumenya Yesu byaguhindura ubuzima impamvu abantu bafite ibikomere n'uburyo abantu bagiye bizera bakizera abo bizeye bakabahinduka reka babwire bene data munkurikiye Imana igukiza igikomere Mwami Yesu agukiza igikomere mu izina rya Yesu ukiri igikomere ku buryo 2025 uzaba ufite amateka mashasha ndagusaba ngo umwami Yesu agukiza igikomere iyo wamenye Yesu neza ukamumenya aguhindurira ubuzima Yesu agabira Petero amubwira ngo Petero ndakugabiye ukakanda kugabiye amugabira nta kindi cyatumye mugabira nuko Petero yamumenye neza yaravuze ngo uri Kristo umwana w'Imana oh haleluya kumenya Yesu arabyitegereza aravuga ngo kuri wowe niho nzubaka itorero lela itorero iyo wamenye Kristo aragutoranya iyo wamumenye akurutisha abagenzi bawe iyo wamumenye aguhindurira izina
ikibazo nuko abantu badashaka kumenya Yesu neza. Ukwiye gusohoka mu idini ugashaka Yesu neza. Wiba umunyedini, shakisha Imana, ushaka aho bayivuga neza, ushakisha imbaraga z'Imana, ushakisha umwuka wera, ushakishe Kristo, uzamumenya. Iyo wamenye Kristo ukamumenya neza, akuvura ibikomere. Iyo wamumenye neza arakuruhura. Iyo wamumenye neza aguhindurira ubuzima. Kumenya Yesu bigukiza umuruho. Iyo wamenye Kristo ukira umuruho. Iyo wamenye Kristo ukira akaga. Lela enewo. Iyo wamenye intebe irahinduka. Iyo wamenye Kristo ubuzima burahinduka. Kumenya Kristo, icyondo kikuvaho, umwaka ukakuvaho, amagambo akakuvaho, uruzero ukakuvaho. Iyo wamenye Kristo wakira ihumure, ibikomere bigashira. Iyo wamenye Kristo ukamumenya neza, intimba n'agahinda wari ufite zirashira. Iyo wamenye Kristo bagutaye barakugarukira. Iyo wamenye Kristo uba uw'agaciro muri sosiyete, uba uw'agaciro mu muryango. Iyo wamenye Kristo uba umunyembaraga. Iyo wamenye Kristo uba umutwe. Haleluya! Ndakwifuriza kumenya Kristo. Zekitangwa yasinimo RFI. Ndakwifuriza kumenya Kristo. Iyo wamumenye ibintu birahinduka. Niki wakora ngo umenye Kristo? Ni byinshi byo gukora. Ariko icyambere ni uguhinduka. Ni uguhinduka ugacika ku ngeso mbi, ugaharanira gushaka ingeso nziza. Ni uguhinduka ugacika ku ngeso mbi zose. Ni ukugira amahitamo meza, ukamenya gukora icyiza, ukirinda ikibi. Ni ukunyurwa n'ukuri, kuko nutanyurwa isi irakwikorera. Ni ukwemera ugahamya no mu bihe bikomeye, kuko iyo udahamije izina rirapfa. Iyo uhamije izina riramenyekana, kandi rikamenyekana neza. Dufite abantu muri Bibiliya bahamije izina, barahamya neza, bamenye Kristo neza, izina ryabo rimenyekana neza. Urugero nka Yosefu yahamije neza imbere y'uriya mungu washaka kumufata muka Potifari. Arahamya, guhamya kwe kumuhindura ubuzima. Esteri yarahamije, Daniel yarahamije, Morodekayi yarahamije, Petero yarahamije. Kumenya Kristo ntabwo ari ukugenda ikivunge. Kumenya Kristo ntabwo ari ukubyukana itabi n'ubugoro, ngo ubyukane ubugoro, ubyukane ubusambanyi, ubyukane ubusinzi, urye mu nzu y'Imana ubesha abantu. Kumenya Kristo ni ugucika ku ngeso, Yesu akaguhindura ubuzima. Abantu barashaka ibyiza byo mu nzu y'Imana, ibyiza byo kwa Yesu, ariko batabanze gucika ku ngeso. Yemwe nje ukubwira ngo ibintu byambukane. Ndagira ngo utekereze, wakurikiye umuntu cyangwa wakurikiye Kristo? Uwakurikiye nagwa bizagenda bite? Iyo wakurikiye Kristo umuntu arahinduka, ariko nuhinduka umuntu aragwa ariko ntugwa. Tororo barifunga ariko ntago usubira inyuma. Iyo wakurikiye Kristo, Kristo aba ari mu mutima we. Uwo mwami ni mwiza, yitwa igitangaza, yitwa umuziranenge. Emmanuel, Imana iri kumwe natwe, ari hehewe, ari mu mutima.
uwo mwami ni mwiza, yitwa igitangaza, yitwa umuziranenge. Emmanuel, Imana iri kumwe na twari hehewe, ari mu mutima. Kumenya Kristo nukwemera akaba mu mutima, nukwemera akaguhindura, nukwemera ugahinduka rwose. Ntukwiye kuba umunyedini utarahindutse, ukwiye kuba uwa Kristo, ukwiye kuba umugeni wa Kristo. Haleluya! Ukwiye kwitwa umugeni wa Kristo wahindutse, uko nuhinduka Yesu azaguhindurira amateka. Ndakwifuriza guhinduka. Bamwe bati tube tunyweyo gakeya, bamwe bati tunywa agatabi gakeya, bamwe bati gusambana twabyumvikanye, bamwe bati kunywa inzoga ntabwo ari icyaha, bamwe bati tujye gusenga ariko tubikenyereyeho, bamwe bati tujye gusenga ariko tujye no kuraguza. Reka ko si kumenya Kristo. Bamwe bati idini rya okwere, abandi bati idini ry'abatubanjirije. Kumenya Kristo ni ukurenga ibyo, ukashaka umucunguzi. Bazarabagirana iteka ryose, bazambikwa amakamba y'inyenyeri. Bazarabagirana iteka ryose, bazambikwa amakamba y'inyenyeri. Haleluya! Kumenya Kristo akaguhindurira ubuzima. Tunavuye muri ubu buzima tuzambikwa ubundi buzima. Niko uyu muririmbyi yaririmbye, tuzarabagirana, tuzambikwa amakamba. Kumenya Kristo ari igihugu tuzajyamo. Kumenya Kristo tuzabana n'Imana, tuzahanagurwa amarira twarize turi muri ubu buzima. Yemwe torero nshuti z'Imana munkurikiye, biragusaba kumenya Kristo by'ukuri. Va ku muntu ukubwira ngo senga ariko usambane, uwo ntabwo yamenye Kristo. Oya, kumenya Kristo ni ukwirinda icyaha. Kumenya Kristo ni ukuva mu byaha. Kumenya Kristo ni ugucika ku ngeso. Kumenya Kristo ni uguhindura imyitwarire. Kumenya Kristo reraremo kuvuka Yesu akavukira muri wowe, ni ukwaguka mu buryo bw'umwuka, ukanguka mu mwana w'Imana. Yesu kuvukira muri wowe sisi na sa matangazo, sa matariki abantu bashizeho. Oya, kuvukira muri wowe, Yesu kuvukira muri wowe, kuvukira mu mutima, ni ukongera ukuzana nawe, ukaba inshuti nawe, ukamenya Kristo neza. Yaguhindura ubuzima, yaguhindura ubuzima. Ubuzima bukugoye umunsi wa none, numenya Kristo neza, Yesu azabuhindura. Ubuzima bubi uyu munsi uri mu uyu munsi, abantu bakura akaguha iminsi yo gupfa, numenya Yesu neza, Yesu azabihindura. Ubuzima uri mu uyu munsi abantu bagutaye, nugira amahirwe ukamumenya neza, abagutaye bazagaruka. Ubuzima uri mu uyu munsi, abantu barakuvuza, abantu barakuneguye, abantu bagufata nkaho ntacyo umaze. Nugira amahirwe yo gutera ikirenge mu cya Kristo ukamumenya neza, ugahinduka, bari abantu uzabatungura. Nushaka gutungurana, ambukana kumenya Kristo neza, wikambukana ubusa. Ambukana kumenya Kristo neza. Nimba ushaka kuba umwami,
nimba ushaka umuntu ukomeye, nimba ushaka kuba kwifuzwa, nimba ushaka kugira amahoro, nimba ushaka kuzura umwuka wera, nimba ushaka kunezerwa, menya Kristo neza, cika ku ngeso. Saba Imana ikuvanamo imyota y'ibyaha Satani yashyize muri wowe. Saba Imana ikuvane, musaba Kristo akuvomemo iyo nyota yose Satani yashyize muri wowe y'icyaha, ayikamure, hanyuma Kristo yinjire muri wowe, ubuzima bwawe buzahinduka. Ubuzima bwawe buzahinduka. Ndagira ngo usengere mwene data, wowe nkurikiye uri hafi uri na kure, wikuga ko gusenga ari umwanya ubonye wo kugira ngo ukoremo siporo uruhuke. Oya, menya ko gusenga biruta ibintu byose byo mu isi. Nushaka kuba umunyabwenge cyane, uzasenge. Nushaka kuba umuhanga, uzasenge. Nushaka kuba umunyamakenga, uzasenge. Nushaka kurama, uzasenge. Nushaka kwemeza abagupinze n'abagusuzuguye utabigizemo uruhare Yesu abakwemereje, uzasenge. Nushaka kugaragara aho baguciyeho iteka kutazagaragara, uzasenge. Nushaka gutungurana, uzasenge. Nushaka kugira abana beza, uzasenge. Nushaka kwicara mu mwanya w'icyubahiro, uzasenge. Usenge by'ukuri, usenge, wongere usenge. Nushaka kongerega imyaka yo kurama, uzasenge. Nushaka guhindurirwa izina, uzasenge. Kandi ntugacirwe intege kubera ko itarazanye gutabara, kuko si uyitegeka. Ahubwo imbuto zawe nziza n'ishyaka ryawe no kuvuga Imana neza no kwirinda icyaha kwawe no gusenga kwawe no kuramya Imana no kuyivuga neza bizatera Imana kukwishimira, igutabare utabiyisabye. Nushaka kugira aho abavandimwe babatageze, uzasenge. Helema kosika. Nushaka kuzarama Imana ikagusimbutsa urupfu, uzasenge. Nushaka kuzabyara abarozi baravuze kutazabyara, uzasenge. Nushaka kuzasinya kontra iremereye baravuze kutazasinya, uzasenge. Nushaka kuzatsinda umwanzi wawe, uzasenge. Nushaka kuzakomerera mu maso y'abatakwemera, uzasenge. Kumenya Kristo neza ni ukumenya gusenga neza, ukamenya kwirinda icyaha, bizaguhindura ubuzima. Kumenya wera n'isi ntabwo byaguhindura ubuzima, reka da. Kumenya bishop wawe ntibyaguhindura ubuzima. Kumenya uwo ari we wese wamenye ntibyaguhindura ubuzima, ariko kumenya Kristo neza byaguhindura ubuzima. Kristo aca muri twebwe akadukoresha. Icyo kora abakozi Imana bagomba kugira imbuto, kuko ni intumwa n'abana b'Imana, n'abantu Imana yatumye. Bibiri avuga ngo muzamenyera ku mbuto zabo. Mukozi Imana ntumumenyera mu matitire no mu mazina ahambaye no mu bitangaza bikomeye. Umukozi w'Imana nyawe umumenyera mu mbuto yera. Ibyo akora byose nubona nta mbuto ari kwera, uzamenye ko ibyo akora byose ari umukozi wa Satani. Umuntu wese ukora ibitangaza cyangwa se kubona gukora ibintu bitangaje ariko nta mbuto agira, mu banyamagambo bamo, mu basambanya bamo, mu bajura kabamo, mu bagambanya kabamo, mu besikora kabamo, hanyuma akora ibitangaza, uwo muntu ntago ari wa Kristo. Uwo muntu ibyo akora afite ahandi hanabivanye. Umukozi w'Imana umumenyera ku mbuto yera. Uwahamagawe umwana w'Imana ujya mu ijuru yera imbuto nziza. Ndakwifuriza kwera imbuto. Kumenya Kristo byaguhindura ubuzima. Petero byamuhindura ubuzima.
cyari umurobyi, ari umuntu uri aho ngaho, bimuhindura ubuzima, baramugabira itorero. Abanyarishyiraho na kondisiyo, baravuga ngo nta marembo y'ikuzimu yazikuka, ntabwo azarishobora. Buri itorero naho Satani yarirwanya gute ntiyarishobora, ku itorero rirakomeye ryubatse ku yemwe. Ndashaka gusengera umuntu, ndasenga mu byiciro 2 cyangwa se 3. Icyiciro cya mbere ni umuntu utaramumenya, umuntu ushaka gukizwa akareka ibyaha agahinduka. Cyo ni icyiciro cya mbere. Icyiciro cya kabiri ni umuntu wari waraguye akagwa akabivamo agasubira inyuma. Uwaguye wari umunyedini, hari kuba umuntu hamwe idini kadakijijwe, ibyo ntabwo byaguhindura ubuzima. Kumenya Kristo neza byaguhindura ubuzima, ariko kuba umunyedini byaguhindura ubuzima. Ndagira ngo uce bugufi, wapfukama aho nkurikiye, wahagarara, usubire muri aya magambo wo gushaka gukizwa. Vuga ngo Mwami Yesu, mbabarira ibyaha byanjye byose, ibyo nakoze byose ubimbabarire. Nkura mu gitabo cy'urupfu unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Fata amateka yanjye mabi uyahambire, uyajugunye kure, undemera amateka mazima. Vuga ngo Mwami Yesu, umpa imbaraga z'umutima zo guhamya, singasubire mu byaha ukundi. Ume gukora neza, kuko ukoze neza aremerwa. Undinde ikibi cyose Mwami, urakoze kubinkoreye, ukambabarira ibyaha byanjye byose, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. We wari waraguye, we uyoberanyaga mu nzu y'Imana, we wateranaga ukajya no mu byaha, umeze nk'umuntu wisinzirije kandi akanuye. Wowe nta kindi usibye kugira amahitamo meza, ugatuma ngo ibyo nahisemo birapfuye. Leta ikingiza amahitamo meza, ngiye kumenya Yesu, mukorere by'ukuri, mbe mu rusengero by'ukuri, ndirimbe by'ukuri, ntiyoberanya, ntajya mu byaha. Ibyo kubikora ntibigombera ibintu byinshi, ni amahitamo gusa. Paseri wawe ntazamenya ko ubivangavanga, ariko Yesu Kristo arakuruzi ko ubivangavanga. Ku munsi w'imperuka nta juru uzabona. Nukenera serivisi ku Mana ntayo uzabona, kuko urabivangavanga. Kumenya Yesu neza byaguhindura ubuzima. Reka dusengere n'abangaba, turakurikiza n'ibyifuzo byose. Data, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga n'ubutware. Hari abantu bagiye mu ntege nkeya, hari abantu basengaga ariko bakabivangavanga, bakajya mu byaha bakivuruguta. Hari abandi bafashe umwanzuro wo gukizwa burundu, hari abandi bari baraguye. Abantu bose tubazanye imbere yawe ngo babarire, ubeze ubatunganye. Turasengeye n'abangaba biyemeje gukurikira, bari guhura n'ibigeragezo bitandukanye, iby'amagambo, iby'amarozi, iby'ibihombo, iby'amashari, iby'akagambane. Bakure mu butayu, lelaye, bakure mu butayu, babarira ubeze ubatunganye. Amaraso amenye Golgota n'abeze abatunganye, bakureho urubanza rwose rw'ibyaha. Papa, haleluya. Beze kimara kubeza Mwami, barebana amaso y'impuhwe, hindura ubuzima bwabo, hindura amateka yabo. Twamenye neza ko kumenya bihindura ubuzima. Hindura amateka y'abagabo, hindura amateka y'abasore, hindura amateka y'abakobwa, hindura amateka y'urubyiruko, hindura alarira zanga nabo, hindura amateka y'abaririmbyi bakizwe neza, hindura amateka y'abatambyi bakizwe neza, hindura amateka y'abihaye Imana bakizwe neza, hindura amateka ubambika imbaraga, lekosi kadrefayi, ubaha imbaraga zo gutsinda ibyaha. Haleluya. Bahindura amateka, ubaha imbaraga, ubaha ubwenge, ubaha agaciro, ubaha amahoro. Umwuka wawe wera, haleluya, abe kuri buri muntu wese,
buri muntu wese udukurikiye imbaraga zawe zimubeho mwami, abashe kukumenya neza, bumuhindura ubuzima mwami. Muri amasengesho turimo yo kwambuka muri Noheri, turasengeye buri muntu wese ngo umuhe imbaraga, abashe guhinduka rwose, uvukire muri we mwami Yesu Kristo, mubere umutabazi, mubere umujyanama, mubere umunyembaraga. Izina ryawe Yesu rimenyekanire kuri bo mwami. Urakoze mwami kugira neza abantu bawe, irabyifuzo byose watweretse turabisengeye, hatabuze na kimwe. Utanga urubyaro, utanga akazi, utanga amahoro, utanga amafaranga, wishyura amadeni, umvana abantu mu bukode, ubaho ubuzima, twirukanye ubumuga mu izina rya Yesu Kristo, ukiza akagambane, olela, utanga ibyangombwa mwami Yesu Kristo, mwami uzingure zekotrefai, olela shayi, utanga ubwenge zekinimo pango yasika, ureme igitangaza, uvuguruza imigambi ya Satani, uvuguruza imbaraga z'abakominikoni, uvuguruza imbaraga z'amahembe, ukiza abarwayi, ukiza abarushe n'abaremerewe, uzamura ibendera ry'ubutsinzi mu gihugu cyacu, utanga imbaraga, utanga umwuka wera ku badiaspora, abadiaspora dukurikiye, abari hanze, ubagirire neza, ucangura inzingo zose zibariho, imitego ya Satani uyivane mu nzira, ukura ibibyimba mu nda zabo. Haleluya, haleluya. Uburanira abantu barengana, oni wazani kontrefai, uhindura ubuzima bw'akubaha mwami, utabara imfubyi n'abapfakazi mwami Yesu Kristo. Ugire neza abanyamasengesho, ugire neza itorero, kandi buri muntu wese dukurikiye imbaraga z'Imana zimubeho, umugarurire hafi, Satani atamwiba akamugira nabi. Urakoze mwami kubikoze, tubyambaje twize gutyo mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Imana ibamugisha, Imana iguha imbaraga, Imana igushoboze kumenya Kristo neza, byaguhindura ubuzima, nawe wisanga aho hantu mu izina rya Yesu, amen. Bye bye. Jambo ry'Imana agaruka.